none twibaza ni gute natwe iri jambo twarihagararamo nk'abizera kuko ryavuze ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone ko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ngo ariko si ibyo byonyine ahubwo twishimira no mu makuba yacu kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza kuko kunesha kugatera ibyiringiro bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasaga mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Iri jambo ni gute pastor, ni gute umuntu yaribamo? Tubwire nk'ibintu bibiri cyangwa bitatu dushobora gukora kugira ngo ribe practical mu buzima bwacu, ntibirangire mu kubyumva. Hari ukuntu twumva amagambo umuntu yavuze tukumva afite imbaraga, ukumva afite ubuzima, ukumva urayakeneye, ndetse ugasanga warunyotewe n'inko kugera ku iriba, ariko bikarangiriraho. Kambisobanure. Sabyo nibura nka bibiri cyangwa bitatu, kandi ikintu cyose iyo utagihereho ugomba guhera mu kivuze igice, burya ibi biti twicayemo biriho kubera ko byameze kandi bifite imizi. Hari igisimba cyitwa inanda, murakizi igisimba cyitwa inanda? Inanda ni igisimba cyona imyaka. Hari ibyitwa scorpion, hakaba cyitwa igishorobwa, cyo kijya mu nsina, kijya mu nguri y'insina, kubona insina irimo iruma. Ikibazo iyo utagisubirije uhereye mu mizi, ugisubira nabi. Rero nifuje yuko ikibazo mumbajije nabanza ngahera ku isano umuntu agirana n'Imana, uwo muntu aba afitanye n'Imana, relationship between somebody with God. Kuko urumva ntabwo ari buri wese ugeragezwa, tukimenye ntabwo ari buri wese ugeragezwa. Ahubwo ni bamwe bageragezwa. Ndagisobanura rero. Isano iba hagati y'umuntu n'Imana usibye iyi ngiyi yitwa kuremwa, yo kuba turi ibyaremwe, yego créature. Iyo sano Satani yarayangije irapfa irarangira, niko yanditse mu Baroma, ahubwo iba renouvelée, yongera kuba renew, ihemburwa, ivugurwa n'andi na Kristo. Twarakibonye mu gihe z'ubushize. Uwo muntu rero witwa umukristo wakijijwe, umuntu wihana ibyaha, agakizwa akabarwa ibyaha, akaba umwana w'Imana binyuze muri Kristo Yesu. Binyuze. Niko Yohana yanditse mu nzandiko. Yaravuze ngo kandi nta uzi umwana keretse se. Nta n'uzi keretse umwana, n'uwo umwana yimenyesheje. Hanyuma Yohana 3:16 bavuga ngo nguyu umwana wanjye mu mwishimwe w'umwizera ntazacirwaho iteka, ariko utamwizera umaze kwicirwaho. Rero isano umuntu afitanye n'Imana kugeza ubu ni iy'agakiza. Kuba umuntu yarakijwe, agakiza kabonerwa kubwo kwizera, ariko abantu bihana ibyaha. Akana ko nkagorore kubera abantu batangiye kugureka ijambo, kugureka ubutumwa bwiza. Kandi Imana ibababarire rwose, bafashe bagaruke, bari abacu, ako Satani agenda bangiza. Agakiza n'ibyo twagahawe kubwo kwizera, twatsindishijwe kubwo kwizera, twarizeye turakizwa, ntibyavuye ku mirimo yitegetswe n'amategeko. Ariko agakiza kadusabye kwihana, repentance, kadusabye kwihana, twihana ibyaha, twakira imbabazi z'ibyaha, turababarirwa.
tumaze kwakira gukiza, tumaze kuba abantu b'Imana, nitwe twahindutse noneho matsiyeri y'Imana, umutungo Imana itunze ariko wageragezwa. tukimara kwakira ku gakiza, yego nibwo twatubaye abantu bageragezwa, abantu Imana yakwemera ko bageragezwa nande rero entre sorte mu buryo butatu. Hari ikigeragezo umuntu ubwe yiteje, hakaba n'ikigeragezo umuntu atejwe n'abandi, hakaba n'ikigeragezo umuntu aterwa na Satani ariko yabisabye Imana. Mu buryo butatu. Mbere ku kintu cyo kugeragezwa na Satani ariko yabisabye Imana, urugero Yobu mu gice cya mbere, muzi ko yagiye akabisaba Imana, nayo ikagira ite kabimwemerera, ngaho ugenda muguhaye, genda umugerageze. Ahera ku yatunze, komeza n'abana be, agera ku mubiri we, yego, ariko Imana imubuza ikintu cyitwa ubugingo. Hakaba n'ikigeragezo noneho umuntu agirirwa n'abandi, ba bene se, ba bagenzi be, Elifazi, Biludadi na Zofari. Bo burya cyane bari bafite misiyo bien sûr ya Satani yo kugira ngo abe désespéré, atakaza ibyiringiro hagati ye n'Imana. Ufite ya magambo wamusiragira menshi yo kumubwira ko cyari mu kuzira ari iki, ari ibyaha, ko atari ikigeragezo ahubwo Imana irimo kumuhana. Birya ni nako rugamba rukomeye kuba Kristo. Yego, iyo umukristo aho hantu haguye, agenda yumva ari Imana imuciye, ari Imana imwanza, ari Imana yamuhemukiye. Iyo umukristo ageze ahantu abwira Imana ko yamuhemukiye, agafata Imana nk'impemu, aba ageze kure. Ari naho abantu benshi muri iki gihe bari. Ho bari cyane. Ariyo mpamvu yakora cyane. Pastor watwigishije ushize bikenewe kurestora ibyiringiro abantu batakarije. Yego ni ukuri. Kuko abantu benshi barimo kuvuga ngo simpamya neza kuko Imana nasenze yanyumvise. Yego. Kandi uyu uri kubivuga hari igihe yasenze Imana yaburaye. Yego. Iramugaburira. Hari igihe yabuze school fees, amara igihembwe atiga, agiye mu kizama aratsinda, avamo avuga uti ni Imana impaye ari amanota. Hari igihe yarwaye, iyo Mana iramukiza, ariko haza ikindi kintu kimwumvisha ko hari Imana itigeze imwumva, hanyuma yibagirwa bya bindi byose yakoze. Yose Imana yari yarakoze. Ubundi ijambo cyo kwibagirwa, neza ikintu cya gatatu ndakigarukaho. Ikintu cyitwa kwibagirwa ni mikorobe mbi cyane, ni virusi mbi cyane ku mukristo. Bamenyeshe ko buriya niyo nkomoko y'abaguye mu butayu bwose mu Isiraheli. Kwibagirwa nicyo kintu cyatumye Imana ifata ibyemezo bikakaye. Niba mwibagiwe amaboko n'imbaraga nakoresheje mbakura muri Egiputa, ntacyo mukimaze, no kubagenda kandi ntacyo kimaze. Yarababwiye kuva mbere hose ngo ntimuzibagirwe. N'abana bafashe Kanani bagiye kwinjiramo, babwira ati ntimuzibagirwe, dore mwe mugiye kuzajyayo, mumenye ko mugiyeyo baso baraguye hehe mu butayu n'abaso wanyu. Yemwe bana b'urubyiruko, simwe mugiye muri Kanani, ahubwo mugiye kugenda murye, munywe, muhage, mwe mumaze umutubatse, murye ibyo kurya mutateye, mukame nka mutoroye, nimara kurya mugahe ntimuzibagirwe. Kwibagirwa ni ikintu kibi cyane rero. Noneho icya gatatu, urumva, ni cyageragezo navuze umuntu yizanira ubwe akiteye. Uza hano kiba ni hantu ndumva ari yakobo byanditse, wavuze ngo niba bakubita ibipfunsi n'inshyi n'imigeri n'icyo yose, bakabahamagara mu nkiko muzira kuba abanyamazimwe n'abakazitereyemo inkuru, ngo ntimuzabeshyere ukuri. Hanyuma muri Yakobo, muri cya gice twatumye cya mbere, naho hakagaruka ijambo rivuga ngo umuntu niyoshywa, handebere muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 13, avuga
havuga ngo umuntu niyoshywa gukora ibyaha, yego ye kuvuga uti imana niyo inyoheje, yego kuko bidashoboka ko imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire uwo ibyohesha. Komeza 14. Ubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyararikiye bimushukashuka. 15. nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha nabyo byamara bimaze gukura bikabyara haleluya. ubwo icyo ni igihe umuntu yikururiye ikintu. Donc ahangaha yakoragira ati nyabuneka umuntu niyoshywa gukora ibyaha, ye kuvuga ko ari Imana yamwoheje, ubwo agende yirengera ingaruka zabyo. Aha rero sinanahatindaho, umuntu uhagaze hariya mu mazu yavuze kubitwa azira amazimwe, azira abantu yabeshyeye, azira ubwesikoro kwesikorotse, urumva ka kantu kari hanze aha kampa bitana aho ngaho nzabigusubiza kuwa mbere. Iya mbere igatambuka igahita hagahita nk'iya mbere nka 27. Pastor Lambert iri hanze aha. Kandi buriya muziki byose kibitera biterwa no kutanyurwa naho Imana kugejeje. Ubundi Imana ibintu igenda dutungisha ishaka ko tunyurwa naho tugeze. Okay, noneho kwa kugeragezwa rero, uku kugeragezwa umuntu ahuye nako kuvuye ku Mana ariyo yabyemeye, ko nshaka kutwigarukiraho umuryango, sibyo? Uku kugeragezwa Imana izana yemera ko kubaho, kandi kuriya kurimo A na B, iriya ngingo irimo A na B, irimo ikigeragezo Satani yagusabiye, ikabamo n'Imana ubwayo ikwigeragereje. Amen. Kugira ngo irebe uko uyimereye. Soma Zaburi 17 umurongo wa 3 twumve, ndetse n'uwa 4. Zaburi 17 umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Aravuga ngo wagerageje umutima wanjye. Ubwo ninde wavugaga? Ni Dawidi abwira Imana, wagerageje umutima wanjye, wangendereye nijoro, yego warantase, ntiwambonana umugambi mubi. Kubera iki? Namaramaje cumuza ururimi rwanjye. Haleluya, haleluya. Wagerageje umutima wanjye, wangendereye ryari? Nijoro, ndetse wagize ute? Warantase. Wagerageje umutima wanjye, wangendereye ryari? Nijoro. Hari ibintu bibaho nijoro, urabyumva? Ubundi buriya ibintu byose Imana yavuze, ibyo yigishije abantu mu iteraniro, nkurikira neza, ibyo yigishije mu iteraniro iciye mu mwigisha, byose meditasiyo yabyo no kongera gusubira muri izo nyigisho n'Imana biba nijoro. Si ngombwa ngo asinzirire, wangendereye nijoro se biraba ko wasinziriye? Reka ntabwo ijoro ryose umuntu aba asinziriye. Ntabwo bivuze ko wangendereye nsinziriye. Avuze ko wangendereye ryari? Nijoro. No namenye. Habe no muri siyanse medikale bavuga yuko uko umuntu aryamye ntabwo aba asinziriye, uko umuntu aruhuka, kuruhuka kose si ugusinzira. Ari niyo mpamvu hari akana kiza kuririmba indirimbo ngo yegura. Biriya ni ibiki? Biriya nasinzira utse nkabibura, ubwabyo gusinzira se ni iki? Nabonye ko kariya kana katazi gusinzira icyo ko nasinzira ibitotsi nkabibura, kabiburiye ubwo ntarasinzira nyine, niba bivuze ntarasinzira. Urumva ntabwo kuvuga ngo Imana yangendereye nijoro bivuze ko yangendereye nsinziriye. Bien sûr nijoro harimo igice cyo gusinzira, iyo undi ko yavuze mu 32 ko aribwo Imana igendera abantu ikabumvisha amagambo yayo, yego mu gice ngo hashyizweyo. Ariko Dawidi ahangaha avuga iki? Yashatse kuvuga iki rero? Dusomye mu rwandiko rwa Petero rwa 2, dusanga havuga, ntabwo uri kujyayo
kubera umwanya wacu mutoya, dusanga havuga ko imibiri yacu ari insengero zo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Yego, kubabwamo n'Imana mu mwuka, ni insengero z'Imana. Yawaza tugiye kwasaba ngo Imana mu gice cya kabiri cy'urwandiko rwa mbere rwa Petero. Nimuhage twumve urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya kabiri. Reka nsome mbere kuri 4, ndagenda mbabwira tunshaka. Ni mumwegere ni webuye rizima, vuga cyane, ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe ibigiciro cyinshi, namwe mwubakwe nk'iki, nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bushimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo ndashyira muri Siyoni ibuye rishya. Tumanuke tujye hepfo ku murongo wa 9, sibyo? Ariko mwebweho mu bwoko bwatoranijwe, yego, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamuze imwe y'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Ndashaka kuvuga kuri muri vuga ngo turi inzu yo kubagamo n'Imana mu mwuka. No mu Makumyabiri na gatandatu bigarukaho. Hamwe avuga ngo ntimugafate imibiri yanyu ngo mubifatanye na maraya. Imibiri yanyu ari iki? Ari insengero z'Imana. Haleluya. Noneho rero burya impamvu yitwa urusengero rw'Imana, ujya wumva muri wowe umwigisha kandi utari mu iteraniro, bijya bikubaho ukumva muri wowe hari ijambo urimo kwiga, kandi urisomye, ntabwo urisomye pe, si na meditation y'ijambo mwigeze kubwirizwa, ni akaverse kajemo n'agatopiki, wumva muri wowe ni nk'umuntu ukakuganiriza. Bibaho? Okay. Warumva indirimbo ya Jehova Jire, ya Hosiana, ya Elayono, ya Mahoro kwaya, ukumva indirimbo yakuryoheye, kumva muri wo kandi mu bitanyeganyega, hameze nk'ari umuntu kuririmba. None nawe kakajya kagusohokamo kujya ku munwa ukaririmba gakeya uzi. Bikubaho? Birya biberekera yuko mu mitima yacu bwaho hari mu iteraniro. En fait, Imana isengera mu mitima yacu. Iyo twagiye ku rusengero igasave, yego, iwanyu Igihogwe, hari Nyarugenge, tuba tugiye guterana. Ariko ubundi iteraniro ry'Imana ribera hehe? Mu mitima yacu. Tubihuze na Yesaya 36. Ijuru ni intebe yanjye, isi ikaba intebe y'ibirenge byawe. Ubwo se muzanyubakira nzuki? N'ahantu nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Ko ibyo byose ari njyewe wabiremye. Ngo ariko dore umuntu nitaho, ni umuntu ufite umutima umenetse, agahinduka ibishyinziramo ryanjye. Uwo mutima rero niwo Imana iteraniramo. Aho ni Imana ikora. Niyo ikorera, niyo iteranira. Donc iyo niyo église. En fait, niyo église. Ubwo tunabihuje cyangwa se birenda gusa na cya kintu twavugaga, wa muntu uri guca mu bihe bikomereye, ariko kandi tugiye kumugeraho, yego. Yego twabye. Urumva muri we Imana ni mwiba, amagambo yakamufashije yose Imana yayimuganiriza. Buriya niyo mpamvu mubona tutajya, ntabwo tugira ikintu kidusaba gufata imirongo myinshi mu mutwe. Twebwe abakristo ntabwo tujya tugira devoir, homework iyo dusaba kubloka iki imirongo myinshi muri Bibiliya, amaverse biblique. N'ababigerageza baravunira abantu ubusa. Kubera iki? Pawulo yandikiye Abakolosayi 3:16. Haleluya. Yarababwiye ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye. Arakomeza
kugira ngo mubone uko musubiza umuntu wese ubabajije impamvu y'ibyiringiro byanyu. Kuba muri twebwe rigwiriye bivuga ngo an abundance, ntabwo ari ukugwira nk'ugwiza imirongo n'ibice. Ugiye kugenzura usanga ibisubizo Yesu yakoresheje ku musaraba, no pa ku musaraba, mu butayu asubiza Satani, ntabwo yigeze amubwira ibice n'imirongo n'ibitabo. Yavuga gusa ngo handitswe gusa, il est écrit, it's written, haranditse ngo, haranditse ngo, haranditse ngo. Haleluya. Muzagenzure muzasanga Satani atarigize amubwira ngo mu kihe gitabo, kuko nawe azi ko mu kihe gice, kuwuhe murongo. Satani nta gitabo akeneye, nta gice, nta n'imirongo, kuko ntasoma Bibiliya. Gusa ukimubwira gutyo, iryo jambo ubwaryo riramutsinda. Urabyumva? Niba Yesu yaranesheje ariya magambo yahanditswe ngo aba bakristo bageragezwa, nibura ajya agira ijambo asubirisha Satani mu rugamba rwe, mu bihe bye bibi. Urumva neza? Reka nkwereke ikintu ushobora kumubwira. Ashobora kumubwira n'urugero ati haranditse ngo kuko umwami Imana izantabara, icyo gituma ntamwanga, akarekeraho. Nubwo yaba atibuka ahantu ryanditse, wabyumvise? Nubwo yaba atibuka aho ryanditse, ubundi akongera ati undwanirira ari hafi, wa mwanzi wanjye ntugishime hejuru, unsindishiriza ari hafi, kuko haranditse ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Abakristo mu rugamba barwana, cyangwa bakamenya kuneshesha ibyanditswe. Ndabibasabiye mu izina rya Yesu, bakamenya kuneshesha ibyanditswe. Umugabo wanjye ku rugamba yarakunesheje. Nigeze ndigisha igihe kimwe, ndani muri ijambo cyo kugeragezwa, ikigeragezo ari byo turi kugana nyine ubu ngubu. Noneho nsobanura iki kintu cyo kuba Satani abisaba kandi Imana ikabyemera. Kuki Satani adusaba Imana ikabyemera? Impamvu ya mbere nuko Imana impamvu ibyemera ari ukugira ngo aho hantu ngiye kunyura nongere mpavana ubuhamya bushya. Kuko iyo mvanye ubuhamya bushya mu kigeragezo nayo irashimwa. Urumva neza? Donc iyo umukristo asohotse mu kigeragezo, on divise en deux, itwara amashimwe yayo, njye ngasigara n'iki? Ubuhamya. Niyo mpamvu ya mbere ibyemera. Impamvu ya kabiri ibyemera ikakurekura pe, kamera nk'aho ikure kuri gutanze, nuko ibivuga iti Satani ngaho genda umusenye uko ushaka, ukora ibyo ushaka byose, nanjye namaze kwegeranya, isigara yegeranya ibikoresho byo kugusana, kandi nimara kugusana ubwiza bwawe bwa nyuma buzaruta ubwa mbere. Ntabwo uzaba igisezegere. Urabona umuntu wabazwe, ufite donc wabazwe, uwo muntu byanga bikunda afite ubumuga kuko yabazwe. Wakuyemo urugingo runaka, ufite ubumuga ntiyuzuye, hari ikintu abura, nubwo agenda ararya aranywa, ariko hari ikintu atakaje. Iyo umuntu w'Imana ageragezwa, Imana ikabyemera, yicarana byo kuzamusana urugamba rurangiye, kugira ngo yongere abe mushya. Cya gatatu gikomeye ni uko Imana ingoma yayo iramamara iyo hari umuntu usohotse mu bigeragezo, uko ahamya ingoma yayo iramamara. Reka rero ngari ku kintu wenda ubone kugira ibindi wamaza cyo kugeragezwa kwitwa temptation, sibyo? Hakaza n'ibyo bita épreuve. Ubundi tentation, ijambo tentation riva ku nshinga tante,
risobanura koshywa, gushukwa, koshywa, gushukwa, sibyo? Koshywa cyangwa gushuka cyangwa gushukwa. Utwo tuntu tw'utugero twa tentation ni twa tuntu tukugerageza sur le champ, aho hantu aho ukaneshereza ngo ukaba kaneshetse. Ni amafaranga kandi wari uhuye nayo afite uburyo bwo kwibwa, byoroshye kuyatwara. Yego? Ni inkumi wari uhuriye nayo ahantu kandi byari byoroshye yanabyemeye. Yego? Ngo mukore ibyaha, nta biguzi byari bibayemo. Donc cya kintu unesherezaho kikaba kirangiye. Yego, ni umuntu ukubwiye nabi, aragutuka, akwanduranyijeho. Yego, bisaba ngo ucunge reaction yawe. Nudacunga reaction yawe n'imirwano yahaba, aho hantu iyo havuye utaguye muri uwo mutego ubunesheje. En fait, tentation itandukanira épreuve nuko yo uyinesherezaho kandi irarangiye. Ariko épreuve, ikigeragezo nyirizina, ariko Imana ihishura ukarota ugiye kwiga, ariko ihishura ukarota urya wananiwe guhaga, urya wiyongera. Burya urose ikigeragezo kandi kizatinda. Yego, kizatinda. Ngo rero guma hamwe, ugiye kugicamo ariko icyo kigeragezo cyitwa épreuve nicyo umuntu asohokamo abaye icyo bita mu gifaransa éprouvé. Kuko kiba kikunyuza mu ifuru, kikagucanira. Niho rero hafi ijambo rivuga ngo izi nzira nyuramo, yo 23:10, nimara kungerageza, Imana nimara kugerageza, nzasohokamo meze nk'izahabu yatunganyijwe mu ruganda. Niyo mpamvu abera bakwiye kwihangana bose. Ubwo nahita ko muza na rino jambo wari wasomyeho byegeranye muri Yakobo 5:11, ngo mwibuke yuko abihanganye tubita abanyahirwe. Yego, mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi ibyo umwami Imana yaherutse kumugira to the end, on the end. Yes, kuko afite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Yego. None pastor, niki utuntu duto ushaka kunsubiza nka bitatu? Yego, niki wabwira umuntu uyu mwanya urimo kugeragezwa wenda n'ikigeragezo cyo kubura uwakunda, cyo kubura wabuze umubyeyi amupfushije? Yego. Tugeze kuri reality. Urakoze cyane. Mpereye ku mwana wabuze umubyeyi, donc ubishyize anemo umuntu wabuze uwakunda. Ariko buriya mu by'ukuri umuntu wabuze uwakunda ntabwo riri specifique cyane, kuko n'uwabuze fiance urumva nawe yabuze uwakunda. Wapfushije umuntu wamufashaga kwiga nawe yabuze uwo akunda, cyangwa se uwamufashaga yakennye. Ibyo byaterwa cyane none yakennye kandi yamuhamagara mu ko nta kizongera kumufasha. Urumva n'amadeception yenda kubamwe. Ariko reka tuvuge kubura umubyeyi yapfushije. Uyu mwana ubaye imfubyi ku myaka ye iyo ari yo yose, sibyo? His age, kuri age yaragezeho, ndenda kumukomeresha ko se w'imfubyi ahari. Donc ntibyarangiye, ntabwo ubuzima ntiburangiye, ise w'imfubyi arahari. Kandi ntabwo ari we mfubyi ya mbere ibayeho. Nakurikirane abaririze arasanga hari imfubyi Imana yereze, irazikuza, irazishyingira, ubu ni za se w'abana, abandi ni ba nyina w'abana. Ndamuhumurije mu izina rya Yesu Kristo. Aho urukurikiye ikintu gikomeye kirimo bene data,
sinzi impamvu numva umwuka w'Imana amatiye kukivuga. Kamfate Bibiliya ngire gutya. Hari icyo twita mu Gifaransa les causeries. Impamvu zateye ngo upfuye. Nibyo Imana yabyemeye umwana b'imfubyi koko. Yego? Ariko hari ababigizemo uruhare ngo abe imfubyi. Wababwira iki ijambo ry'Imana rivuga kuri bene abo bantu? Mwatangara kandi mwababara. Soma Bibiliya mu gitabo cyo Kuva. Ndashaka guhumuriza uyu mwana, ndashaka guhumuriza nyina uyu nguyu basigaranye wenyine kandi yari afite umugabo. Ndashaka guhumuriza abantu. Somera Kuva igice cya 20. Pardon, cya 22, sorry, cya 22. Umurongo wa 21. Ntihakagire umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza. Nugira icyo bababaza na gato bakantakira, sinzabura kumva gutaka kwabo. Uburakari bwanjye bukagurumana, nkabicisha inkota. Abagore banyu namwe bakaba abapfakazi, abana banyu namwe bakaba imfubyi. None uyu mwana atatse ko tuzi ko ibi bintu ariko babyuze ko iyo atatse bibabaza Imana. Nanjye niho nibaye ko tuzi ko hari abantu bajya babura babo biciye mu bandi bantu bemeye kubikoresho bya Satani. Ubu aba bose bahurije hamwe amarira yabo bakarira. Unyumvire Rike, ntabwo bisaba association yo kurira, ntabwo bisaba itsinda ririra. No, everybody can cry. Everybody himself. Umukwe, sibyo? Ntabwo ari ngo bahure. Urabyumva? Bakora ishyanga ryo kurira. Banarikoze ni byiza, ariko uyu mwana yataka. Kana ratangaye. Uzi ko uyu mwana utatse atakijwe n'ubupfubye bitavuze yuko atababarira. Ça ne voulait pas dire que atababarira. Non. Ntabwo bivuze ko atababarira, ntibivuze ko atababariye. Ariko situation ubwayo it caused it to cry. Situation ihagaze mu bwayo iramutera kurira. Gusa ko yababarira. Kubera za mbaraga. Yababarira. Za wa mubyeyi wundi twabonye ushobora yego. Ufite destiny. Yego. N'igihe umubyeyi yagiye. Donc plus agenda amwomora amukonsora amuhumuriza. Yumva za mbabazi zigenda zigira imbaraga muri we. Wabyumvise? Ariko on every bad situation to cry. Bivuze ngo dufite amahirwe kandi dufite uburenganzira bwo kuba twarira bene aya marira. Ariko kubera impamvu z'uko uyu mubyeyi twasigaranye yabasha kutwomora. Yego. Twe turababarira. Dore icyo umwana yakora hamwe n'uwo mubyeyi we umupfakazi wasigaranye umwana. Ni ukuvuga kwa kundi ngo Mana ntubabareho icyaha. Iryo rero muzaba ari abantu barisenze mu isi. Naba ni Yesu n'umuhungu we Stefano ko batazi icyo bakora. Ibuye rimuriho. Wibuke ko Stefano no kugira ngo risenge ngo yari amaze guhishurirwa Yesu. Hallelujah. Ngo yari yamubonye yahagurutse ahagaze iburyo bw'Imana. Sifa kwa Mungu. Ariko umuntu wamubonye ntiyabura gusenga atyo. Ntiyabura gutanga imbabazi. Ntiyabura kurengera icyaha. Ntago bazi ibintu bakoraga.
kuko urabona batumye nza maze iminsi mbishaka none batumye nza. Urumva rero ku by'ukuri tugota impamvu ibyahise bitubera umutwaro w'ubuzima nuko tubigumana tugashaka kubyubakiraho ubuzima. Noneho hari akandi kantu nshaka gusoma, ijambo rikomeye riri mu migani. Soma iryo jambo, riri mu migani igice cya 19. Urumva aricyo rwose, rindebere mu migani igice cya 19 umurongo wa 11 cyangwa ni 3. Aho ngaho nyine, aho ngaho amubuza kwihutira kurakara, kandi bigira gute? kandi bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Haleluya, 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 haleluya. Amakenga umuntu afite, amakenga undi muziki aricyo ni iki? Amakenga ava ku nshinga gukenga cyangwa gukenguza. Gukenguza ni ukureba hano hariya. Ufite amakenga buriya, kandi abantu bajye bihangana bajye batwumva neza. Iyo ushaka gusobanura ijambo neza urusobanuza izindi ndimi. Amakenga ni vigilance. Amakenga ni vigilance. No, amakenga umuntu afite amubuza kwihutira iki? Kurakara. Twumvikane neza me. Ntaga amakenga mubujije kurakara. Kuko mubujije iki? Kubyihutira. Kuko kurakara kuri ukubiri. Hari ukurakara k'umujinya no kurakara kwa frashire cyangwa réflexion. Donc réaction. Hari ukurakara ko mu colère, niko wita umujinya mu gifaransa, ni colère. Hakaba no kurakara kwa réaction. Ni mva mutima mbi. Ni ugusura imva mutima mbi according ibyo mpuye nabyo bimbayeho. Icyo rero umuntu wese waremwe reacting, even bad or good. Noneho uyu muntu reactinga, Bibiliya irasabye ngo ntubikore gusa vuba uhubutse, wikwihuta kurakara. Gira amakenga yo kwihutira kurakara, kandi ugerageze wirengagize nabi wagiriwe, uhumuriza guhesha iki? Icyubahiro. Urumva kwirengagiza nabi wagiriwe si kimwe no kuyibagirwa. Ignorance and forget are not the same. Kwirengagiza no kwibagirwa, umuntu wakwibeshya n'uwavuga ngo ni bimwe mu by'ukuri. Tujye tuvuga ukuri, kandi mujye munsengera Imana, njya numva navuga ukuri ku ijambo ry'Imana rivuga, kandi umwuka w'Imana azabinshoboza rwose. Nubwo hagira ubinyangira, Imana izabimwibariza. Ariko mu by'ukuri kwirengagiza no kwibagirwa si kimwe. Ahubwo ngewe uko mbona, ndetse ibyo nananiwe kwibagirwa nibyo nsabwa kwirengagiza. Wabinsubiramo? Ibyo nananiwe kwibagirwa nibyo nsabwa kwirengagiza. Buretse ni uretse umva kagiye guhanga. Wari uzi ko iki kintu tutagishoboye? Iki kintu tutagishoboye. Hariho umuntu wajya uhinguka mu bukwe utashye ubukwe, wahamubona ukabwira nyir'ubukwe, umukwe n'umugeni na se na nyina, utumva se burya warantumiye utumirana nagica. kuki utambwiye ko nawe yaje kwezi ukagira ute? Ugataha. Ariko kubera imbaraga zo kwirengagiza, haleluya, you can participate, participa, urahaba, ugataha ubukwe, serivisi ikaba, baririmba ukaririmba, ari aho ngaho yicaye naho murebana,
kandi yarakugiriye inabi nyinshi rimwe bakuzanira n'impano cyane asika kanakugirira oya urumva muri sare hari igihe agira ibyago akaza kuramutsa umuntu mwicaranye nase arakureka hari umugeni umwe nzi yashyingiwe umuntu waramubwiye ngo washyingiwe wowe cyangwa yashyingiwe umugeni yari yashyingiwe hari umuntu waramubwiye uti wowe uzarinda upfa utabonye uko ubukwe bumera uturetse no gutahirwa ubwawe n'ubwo abandi uzajya ubwirukanwamo uwo muntu rero yaraje ku munsi w'ubukwe bw'uwo muntu yabwiye gutyo uwo muntu yabwiye gutyo yigeze kubwira gutyo yego aza amuzaniye n'impano akimugera imbere arambwira uti Imana ishimwe ko amaso yawe abonesheje imirimo y'Uwiteka Imana niko umugeni yabwiye uzanye impano niko umugeni yabwiye umuzanye impano yabivuze cyane se bamuhaye mikoro yabivuze abantu babiri bari baho barabyumvishije Imana ishimwe ko amaso yawe abonye ubukwe bwanjye ariko mu by'ukuri ne tuvuze ukuri uyu mutima wigeze kuvuga utyo uyu munwa w'uyu mutima cyangwa se uyu mutima w'uyu munwa wigeze kuvuga utya uyu mutima ubishobora gute and how long time it takes ukabasha gupfunyikisha iki impano akajya mu mujyi ugatega ukayigura ukagereka ugaciririkanya bakayifunga ukayitahana ikarara mu nzu imwe nawe mu gitondo ukayitonda ukayurirana imodoka ukajya ku murongo w'abatanga impano hari n'igihe wiyandikisha nawe bakaguhamagara mu izina okay icyo nshimiye nishimiye Imana ni uko iryo jambo uvuze rikigihe ibyo ndimo kuvuga mu by'ukuri hariho abantu bazi kujya gute kwirengagiza kandi ndibwira ko uwo mukobwa yakiriye ayishyira mu zindi urumva tugomba kwirengagiza inshuti zanjye tugomba kwirengagiza umuntu yarakugambaniye yarakwicishije urangubaho yakwirukanishije mu kazi yarakuroze ntiwapfa cyangwa se urazahari kurazuka uyu munsi arakubona kandi aho guhurira haracyari henshi reka nsubire muri ry'Imana mwumve murasanga natwe ahubwo natwe uvuga dushaka intwari yazibona cyane tujya mu byakoze ntumwa mwumve ndebera ibyakoze ntumwa ari mu mashaka rwose ibyakoze ntumwa no Timoteyo mbabarire Timoteyo rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 14 sibyo Alexanderi umucuzi w'iki w'imiringa yangiriye inabi nyinshi umwami wacu azagira ate ntabwo azamwiture ariko Eric wagisomana ijambo ry'Imana azamwitura ibikwiriye ibyo yakoze nawe ugira ute umwirinde kuko yarwanje amagambo yacu cyane uyu ninde winde wanditse arimo arabwira ndetse Timoteyo umwana we yabyaje ubutumwa bwiza ntago avuze ngo nawe umwibagirwe cyangwa umubabarire umva ikindi kandi maybe ko Alexander ibintu yabikoze Timoteyo atanahari nguki birashoboka ko Timoteyo ataranahari Alexander agirira Paulo inabi nyinshi ariko kane muri exhortation mu mpamba wapfunyikira umwana ugiye gusigarana umurimo ugomba kumubwira bagomba kwirinda reba igihe inabi yabereye ya Alexander twese ko turi ahangaha we don't know how long time ntabwo tuzi igihe cyari gishize iyo nabibayeho ariko mu byo bita exhortation impuguro byo bita inama nk'umwana ugiye gusigarana umurimo aramubwira le checkzen one of agomba kwirinda binyibukije igihe Dawidi yari ari guha ubwami Salomo nabyo nagiye gukurikizaho yavuga ati ari abagabo banguye nabi wa mwana wanjye
si musigaye kuri ntebe maze uzamenye icyo gukora nawe nk'umunyabwenge uzamenye kugira ute ubagenza. urumva nawe aha ngaha abantu batwumve neza nshuti za Kristo ntabwo turimo kuvuga revenge. No. Imana ifasha abantu twumve ntibumve ko tuvuga ibyo guhora. Wowe twarakijwe twarenze guhora. Ubwo turavuga ijambo ry'Imana rivuga ku muntu wagiriwe nabi, wababajwe, wanzwe, wateshejwe agaciro. Martin yageze kuvuga ngo ijisho n'inkwara y'ibirindi igihugu kizasigara ari impumyi. Niko yavuze. Umva kandi ndashaka kujya muri Timoteyo nyine ariko noneho mu gice cya kabiri sibyo igice cya kabiri igice cya ni hamwe twahoze muri Timoteyo muri cya gice cya 4 ahubwo umurongo wa 16 kugera ku wa 18. Mwiburana ryanjye rya mbere nta wampagarikiye bivuga ko nta muntu wahabaye ngo mu ruhande rwanjye bose barampaye ntibakabibarweho. Nyamara umwami wacu yarampagarikiye yego arankomeza kugira ngo ubutumwa bubwirizwe n'akanwa kanjye butagabanije abanyamahanga bose babwumve. nuko nkira akanwa k'intare. 18 rero kandi umwami wacu azankiza ibibi bangirira byose andindire kugira ngo anjane mu bwami bwe bwo mu ijuru icyubahiro cy'ibiteka ryose. Amen. Haleluya. Mwiburana ryanjye rya mbere nta numwe wampagarikiye, nta wahabaye ngo mu ruhande rwanjye, nta wanciriye akarurutega, ariko umwami wanjye yarampagarikiye arambura nangwana. Haleluya. Kandi umwami azagugira ate azagumya nkize amagarireho andindire kugira ngo ajyane mu bwami bw'ijuru, azandinda ibyo bangirira byose. Nibo yavugaga nyine. Urumva rero mu by'ukuri donc aya magambo sinimo gusoma nashaka kuvuga ko turirengagiza kwibagirwa umuntu wabishoboye n'umwe gusa ni Yesu na se. Nabo ikibitera nuko bafite aho bijugunya mu nyanja yitwa kwibagirwa. Twero ntaho dufite tubijugunya, bijya hehe? Imitima. Reka nsoreze gusoza ndavuga ku byo twatuvuze, nibura turebe nk'ijambo riri muri Yeremiya igice cya 20. Urumva tuba twagiye tuvanga imirongo yo mu isezerano rya kera n'irishya kugira ngo bumve ko nta kiriho kitahozeho. Yeremiya igice cya 20 umurongo waho wa 7 ariko aho nshaka ni hepfo ku wa 11 na 2 ariko here kuri 7 twumve. Uwiteka yarashutse. No waranshutse. Uwiteka waranshutse nemera gushukwa. Yego. Undusha amaboko nicyo gituma unsinda, mpindutse urw'amenyo umunsi wose umuntu wese aranseka. Mpindutse iki? Urw'amenyo. Urw'amenyo ni urwo baseka. Ku 8 kuko iyo mvuze hose mba ntaka gusa nkarangurura mvuga iby'urugomo n'ibyo kurimbuka. Kuko ijambo ry'Uwiteka rimbaye mw'iki igitutsi no gushinyagurirwa bukarinda bwira. Kandi iyo mvuze ntisinzamuvuga habe no guterura mu izina rye, mu mutima wanjye hamera nkaho harimo umuriro ugurumana ukingirana mu magufwa yanjye, simbashe kwiyumanganya ngo nyabiki.
ya magambo y'Imana nyine. 10 kuko numvise benshi bansebya naha nshaka rero. Numvise bangahe? benshi bansebya N'ibiteye ubwoba bikaba impande zose. Inshuti zanjye zose zigize gute? Aho hantu mu cakarongo inshuti zanjye zose zigize gute? Ziranyubikiye. Kubikira n'iki? Kubikira n'iki? Ni ugutegera umuntu. Ni ugutegera umuntu ahantu. Nibyo byo kubikira. Ni ugutegera umuntu ahantu akunda kunyura wambutse indi. Yego ambushe. Kuko mutega ambushe. Noneho kubikira aha ngaho zanyubikiriye ngo zirebe iki? icyo nsitaraho Ngo zindege ziti ni mu murege natwe tuzamurega. Urumva ni abantu bahora bacunze ko hari akantu wasitaraho, haba mu mvugo, haba mu nduru urebye. Hari igihe wanacira wagize malaise ukacira imiteraniro we. Urumva niba abantu batareba icyiza cyawe na kimwe, bahora bacunze iki? Icyo ukora gusa kibi, badongo bakikuramo ikibi. Buretse ndacyakomeje. Noneho abantu gucunge Yeremiya avuze ngo barimo baracunga ngo nigira akantu nsitaraho bandege, kandi babwirane bati namwuzagira icyo mubonaho azatubwire tuzamurega. Urumva ko byatangiye ari singular, haza plural. Mu murigi natwe tuzamurega. Ngo haraze azemera gushukwa tubone uburyo bwo kumutsinda tubimuhore. Umva 11 rero. Ngo ari kuwiteka ari kumwe nanjye, ameze nk'intwari iteye ubwoba. Nicyo gituma bandenganya bazasitara kandi bazatsinda, bazamwara cyane kuko batagenje nk'abafite ubwenge, kandi bazakorwa n'isoni zitazibagira n'iteka ryose. Umva 12 rero nako hansomere akira 12 hansomere 12 ijambo riravuze ariko noneho Uwiteka aravuze noneho 12 12 haravuga noneho Uwiteka nyiringabo ugerageza abakiranutsi ukareba mu nda no mu mutima. Ego unkundire ndebe uko ubahora kuko ari wowe naturiye ibyanjye. None rero Uwiteka nyiringabo ugerageza abantu ukabareba hehe na he? Mu nda no mu mutima. Nawe ikintu Uwiteka areba mu nda. Uwiteka ureba hehe na he? Mu nda no mu mutima. Umva unkundire ndebe uko ubahora kuko ari we naturiye ibyanjye. Ni ijambo urubanza rwanjye ndaruguhaye. Babana rero nibakomere, wa mubyeyi nawe nakomere, ahumure azakura. Nshuti ya Kristo azakura. Humura uzakura sha, humura uzakura umugabo, humura uzakura umugore, umumama, humura uzakura. Kandi gerageze gukunda abanzi bawe no kubasabira. Imana ibiguhera imbaraga. Kandi uhumure situwasiyo uzabamo izarutira uyu munsi mu bwiza. Umva nkuhumurize muri Yobu 3, ntabwo nahasoma hose ariko uze kuhasoma. Yagize umwanya wo kuvuma ijoro yavutsemo. Ahumeda yamubyaye, avuma ijoro yavutsemo, avuma nijoro ngo nyina yasamye, aravuma gusa, aravuma kuki ntapfuye nkivuka ngo kukiriri. Imana ihisha amaso yanjye umubabaro. Aravuma ariko mu bice 42 umurongo 8 haravuga ngo hanyuma Uwiteka yaje guhira Yobu kuruta ubwa mbere. Humura rero. Kandi abagusekaga, abagukiniye ku mubyimba, hari igihe bazafata inzira baje kugushumbusha. Ibyo byose mu gice cya 42 kivuga ishumbushwa ryande rya Yobu. Abo n'umushumbusha. Ntabwo rero tuzi bari bamushumbushaga muri cya gihe cy'uburwayi aho bari. Kuko nta bahumuriza tubona gusa abantu 3 bamuteshaga umutwe, tukabona na iriho gusa, abandi ntabwo tubabona. Ariko abo bashyitsi bose biheje mu rugamba rwawe, humura bafite igihe bazazira.
amen. Abo bashyitsi bose biheje humura afite igihe bazazira. Mwamba baho muri Pastor urakoze. Ndumva twasoza dusenga mwebwe murimo kudukurikira kuri mpumuriza. Ibi ngibi ni ubuzima turimo kuvuga, ni imibereho, ni realite. Turagira ngo dufashijwe n'umuntu w'Imana, natwe uko turi hano turi kumwe nawe mu kiganiro, dufatanye gusenga nawe aho uri. Wumvishije wakurikiye inyigisho ya mbere, umva kino kiganiro tugiranye, uko biri kose Imana izahora ari iya mbere. Kandi ya Mana yagiraga neza ba bandi batambutse uzi, abumvishije mu mateka, Abaheburayo 13 haravuga ngo uko yari iri ni kwiri izahora. Bivuze ngo ibyo yakoreye Aburahamu nawe yabigukorera, ibyo yakoreye Sara nawe yabigukorera, ibyo yakoreye n'abandi benshi twavuzeho yabigukorera. Muri mwe tugiye gusenga. Ntabwo iyi TV iriho cyangwa se channel iriho kugira ngo wumve gusa, ihari no kugira ngo tube transformed, duhindurwe tuba icyo rino jambo ry'Imana rivuga. Rero reka dufatanye duhuze umutima nawe aho urubabaye, uri guca mu bihe wenda bikuremereye, uri guca mu bihe uri kubona nta nzira, cyangwa se uri kwibaza ngo ariko si Imana irihe, cyangwa se uvange sizaza ryari. Muri bya bintu byose nyemerera duhuze umutima n'umuntu w'Imana, twumvira isengesho natwe tusenga, hanyuma Imana irakora ibyo dutekereza. Yego. Pawulo yandika yaravuze ngo mbonye neza ko imibabaro tubabarizwa muri iyi si no muri uyu mubiri y'igihwayihwayi. Igihwayihwayi ni ikintu cy'igisashe, ikintu gihuha n'umuyaga, y'akanya ka none gato cyane, ngo ntikwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Donc on ne peut pas comparer avec. Ntabwo twafata imibabaro yacu ngo comparinge n'iki n'ibyiza n'umunezero tuzaherwa mu ijoro. Rero nimukomere bene data, mwambi Imana yacu mu izina rya Kristo Yesu, turi imbere y'amaso yawe, turagushimiye. Mu isi turarushywa, mu isi turababazwa, mu isi turageragezwa, mu isi turangwa, mu isi turatukwa, mu isi turasebywa, mu isi turatotezwa, mu isi turarenganywa, ariko tuzi yuko umunsi uzadukura mu isi uzatumara umubabaro wose twababaye tukiyirimo. Rero turagusenya ngo duhe kwihangana. Nsabiye bene data na bashiki bacu bakurikiza inyigisho n'ikiganiro kwihangana, bagakomera. Twamenye ko kwihangana kutapfa kuboneka hatabayeho amakuba, kandi kwihangana niko kubyara kunesha, kandi kunesha niko tubyarira ibyiringiro. Bahe kwihangana kuzabe kunesha kuzabyara ibyiringiro, kandi ibyo byiringiro twamenye yuko bidakoze isoni kubw'umwuka wera twahawe. Ndagushimiye, ngahora bagiriye neza, ubafashe ubambike imbaraga, bari bananiwe basubize intege kandi ubakomeze. Uhumurize indushyi, imfubyi n'abapfakazi, uhumurize abatagira shinge na rugero, ubahoze ubamara umubabaro. Tukiri mu isi ubahuhire muborohereze, niko Yobu yavuze ngo mbabarira unyorohereze, umpe iminsi nguye neza, ngo nibura mbona uko mira amacandwe gusa nduhuke. Shyiraho agahenge, tanga ihumure nk'uko waritanze Salomo akabasha kubaka inzu y'Imana. Tanga ihumure kugira uritanga mu gihe gito, riri temporere, ariko umuntu akarikoramo umurimo wawe kandi akiruhutsa, agashima, agatanga ubuhamya. Tanga ihumure kuri uyu mubyeyi, tanga ihumure kuri uyu mugabo, tanga ihumure kuri uyu mwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu, tanga ihumure ku babuze ababo, tanga ihumure Mwami, hoza abarira. Ndagushimiye, urakoze ngo dufashe twiteho, kandi aya magambo tuba tuvuze abantu bayabike mu mitima, bazajye bayakoresha ku munsi mubi w'ubutayu, bayasubize Satani, bamubwire ngo haranditswe ngo. Turagushimiye ko twumvise, kandi kubasha gukora ibiruta ibyo tugusabye, mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen.